kuri iki cyumweru cya tariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 mu karere ka Gatsibo kuri Ninde Hoteli hasorwa amahugurwa y'iminsi 3 yahabwaga abana b'abakobwa bafashwa n'umushinga Bike for Future. Ni umushinga ushyirwa mu bikorwa ku bufatanye bwa Land Work Develop na Plan International Rwanda. Uyu mushinga ahanini wita ku bana b'abakobwa bahuye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima, bakishyurirwa amashuri, bakigishwa imyuga inyuranye ndetse bakanabwa igishoro cyabafasha gutangira kwiteza imbere. Muri aya mahugurwa y'iminsi 3 n'ubundi yasojwe yaragamije ahanini kubigisha ku byerekeye n'ubucuruzi ndetse no gucunga imari nk'uko bisobanurwa na Bwana Eridad Niyonsaba, umuyobozi w'iyi projet ya Bike for Future. Nitwa Niyonsaba Eridad, umukozi wa LWD, mpagarariye umushinga witwa Bike for Future dushyira mu bikorwa ku bufatanye na Plan International Rwanda. Nk'uko rero ubibajije, dusoje amahugurwa bijyanye n'icungamari cyangwa financial literacy ku bana b'abakobwa bagomba gufashwa n'uyu mushinga cyangwa bafashijwe n'uyu mushinga kwiga imyuga itandukanye kugira ngo ibyo bize batangire kujya kubishyira mu bikorwa ariko bazi icyo bagomba gukora. Ni ukuvuga ngo ibintu bize iyo tumaze kubigisha tubatera inkunga zitandukanye, cyane cyane tubaha ibikoresho by'ibanze, tukabaha n'amafaranga yo gukoresha business. Rero kugira ngo atangire gukora no kubyaza umusaruro yaba ubumenyi yahawe ndetse n'amafaranga yahawe, tugomba kubahugura mu bijyanye no gucunga imishinga iciriritse. Uyu munsi rero dushoje amahugurwa y'iminsi 3 kuri abana b'abakobwa. Twizera yuko bizagenda neza. Ubu twabonye ubumenyi babufite buhagije, gisigaye no gukomeza gukurikirana kuko dufite abakozi bakurikirana umunsi ku munsi kugira ngo twizere ko aho twifuza ko bagera bahageze. Bamwe muri aba bana b'abakobwa bavuga ko uyu mushinga wahinduye bidasubirwa hazaza habo kandi ukazamurira icyizere umwana w'umukobwa kuko babasha gukora imwe mu myuga yari isanzwe imenyerewe gukorwa n'abagabo. Amazina ni Tushimire Arieti, ndi hano kubera Bike for Future. Nize welding cyangwa se ibyo bita ubusuderi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Nkiri inyuma mu rugo, ntaramenya uyu mushinga Bike for Future, numvaga ko future yanjye nta kintu nzageraho cyangwa se nta n'ikintu byamfasha, ariko naje kumenya yuko Bike for Future ifasha abana b'abakobwa kwiga imyuga, cyane cyane imyuga ijyanye n'iy'abagabo, iyo twakwita ko abagabo bakora. Nimara kumva ko ngiye kwiga ubusuderi byarangoye, nanjye numvise ko nyine nta muntu w'umukobwa wakwiga umwuga nk'uwo ari ibintu by'abagabo, ariko Bike for Future yabanje kuduhugura tubwira ko dushoboye ikintu cyose twagishobora tutitaye ko turi abakobwa. Akaba ariyo mpamvu mfite imbaraga kugira ngo ibyo nigishijwe abantu batekereza ko bitashoboka nzabikore. Mu busanzwe umushinga Bike for Future ukorera mu karere ka Bugesera ndetse na Gatsibo umaze gutanga impinduka zigaragara mu kubakira ubushobozi umwana w'umukobwa, aho uretse kwiga gusa barafashwa kwizamura icyizere binyuze mu mikino inyuranye. Aha hakaba hakoreshwa approach izwi nka Sport for Change. Aha rero hanashobotse ikipe y'abana b'abakobwa Nyungigari kakahava, ni ikipe yitiriwe uyu mushinga n'ubundi yiswe Bike for Future Cycling Team. Irene Mutijima, RWD mu karere ka Gatsibo.